Hello mu VIP urane uyu munsi uruzi ko bira ibintu bikomeye muri ushaka kuzageraho ukeneye ubufasha ukeneye umuntu wagufasha ubizi neza ushaka kugeza ku bintu byinshi bikomeye. Ariko rero uyu munsi turaza kuganira uyu munsi muri video impamvu tudakunda gusaba ubufasha abantu, impamvu tutabona ubufasha ndetse n'ukuntu ushobora gusaba ubufasha kugira ngo successful entrepreneur cyangwa se mu business muzima. Iyi video nizo gura jo biraguye jo biraguye fasha. Let's go. Turn your dreams to reality. Think different, leave a legacy. Yes you can, yes you can, yes you can, yes you can. If you see it, you can have it in your pocket. Abavip TV, Abavip TV. Coach Gael. Nongeye kubasuza Abavip murakomeye mwagize icyumweru cyiza. Nongeye kubashimira ko mwongeye kwemera yuko ninjira mu telefone yanyu ama televiziyo yanyu tukaganira uyu munsi bafite ikiganiro kidasanzwe Abavip. Sino kuvuga ngo uyu munsi tukaganira ibikomeye. Uyu munsi tuzaganira impamvu abantu benshi badatera imbere. Impamvu abantu benshi badatera imbere. Hashobora kuba ari impamvu nyinshi ariko imwe ikomeye mu zindi impamvu zose. Mu nshaka wumva uyu munsi nuko abantu batazi gusaba ubufasha. Abantu ntago bazi gusaba help. Abantu ntago bazi kuba yagira ngo bwire mugenzi we ati mfasha iki kintu cyangwa se ugendere umuntu wamaze kugera ku bintu mubwira uti mfasha. Ndagira ngo mbanze wumve bino bintu. Umuntu wakavumuye Facebook umwana cyane witwa Mark Zuckerberg ngo yavanye ubufasha na mentorship nyinshi kuri inde ku mugabo wa Steve Jobs. Hanyuma Bill Gates wamaze igihe kinini ari uwa mbere muri entrepreneur ndetse no muri business ku isi yahaye credit umuntu witwa Warren Buffett ko yamufashije mu gukura kwe. Iki ni gitanga cyerekana yuko nta muntu n'umwe niba ushaka kuzagera ku kintu gikomeye business wise, entrepreneurship wise cyangwa se n'ikindi kintu cyose ushaka kugeraho mu buzima cyane cyo cyose, tekereza career wise, teka ibintu gukora mu nta kintu na kimwe ushaka kuzageraho gikomeye uratekereza uribaza utarabonye umuntu cyangwa se abantu bagenda bagufasha mu buzima bwawe. So uyu munsi tuza kuvugana nkuko namaze kubabwira impamvu twebwe cyane nk'abanyafrika tudakunda gusaba ubufasha, impamvu tutazi gusaba ubufasha, hama mbabwira n'ukuntu tugomba gusaba ubufasha neza nk'aba winners, hama ndangize mbabwira uburyo cyangwa se benefits cyangwa se byiza biva mu gusaba ubufasha. Byo tuzaganira uyu munsi. Icara ubanze unkubite like niba ukunda ibiganiro byiza nk'ibi ngibi byo kwiteza imbere, hanyuma ufata icyaha dutangire twige. Reka duhere ku mpamvu twebwe kenshi nk'abanyafrika tudakunda gusaba ubufasha cyangwa se impamvu tutazi no gusaba ubufasha. Iki ni gikomeye kandi Abavip ndabwiza ukuri, nanjye kuzanga ndi entrepreneur ndi umunyamahanga mu gihugu cy'amahanga 99% y'ibintu kwijana maze kugeraho n'abantu bamfashije. Ndaza kubabwira neza uko byashe kugenda, ariko dore impamvu ya mbere abanyafrika tutazi gusaba ubufasha ni ikintu kubera our cultures. Dufite culture yo kudakunda gusharinga, yo kudakunda kubwirana ibyiza umuntu yagezeho. Nuvuga ngo umunyafrika ushobora kumubaza yabonye akazi keza aho yagakuye akubwira ukuntu bikomeye, akakubwira ukuntu ikibazo dufite. So kubera iyo mpamvu rero cyane ibiri grounded muri jealousy, mu kugira amashyari no kudakunda gusharinga ibyiza, icyo gihe buri muntu wese kumva niba ufite hari ikintu ushaka kumenya kuri mugenzi wawe ugatinya kukimusaba kubera yuko nta kintu bukubwire niwe kuko nawe hari ibyo utavuga ntukunda gusharinga. So because your culture tudakunda gusharinga, kuri your culture tudakunda gufashanya, ugasanga dutinye natwe gusaba ubufasha. Hari akantu kanije cyane. Hari agastory umugabo w'umuhanga yavuze abagabo 5 baguye mu mwobo, ariko uwo mwobo wari muremure ku buryo nta umuntu wese ku giti cye ntabwo ari gusimba ngo hagere hejuru. Hanyuma ngo abagabo 5 bagwa mu mwobo, hanyuma baraganira barumvikana bareba ukuntu bajya hasi, umugabo umwe yurira ku wundi, hanyuma umaze kugera hejuru ashakisha umugozi agenda akuramo n'abandi umwe uko yabaje kugera hejuru nabo bamufashije. Hanyuma ngo n'abandi bagabo 5 baguye mu mwobo, hanyuma bibananira kumvikana. Hama umwe ashaka kugenda yakurira abandi bakamumanura, abashaka kugenda yakurira bakamumanura. Iyo ni culture y'abanyafrika. Umugabo baravuga ngo abagabo 5 baguye muri wa mwobo bikabananira kuko uko uzamugunda abandi bakakumanura. That's our culture nk'abanyafrika, and that's the problem. Niyo mpamvu tudasaba ubufasha
bigatuma tudatera imbere. So impamvu ya kabiri ni fear of feeling judged. Abantu benshi batinya gusaba ubufasha kubera yuko ntushaka kwerekana weaknesses zawe, ntushaka kwerekana kuri needy, ntushaka kwerekana yuko utazi ibyo urakora. So kugira ngo niwerekane yuko utabizi ukabipfana ntusaba ubufasha. Ariko iki ni ikibazo, ni ikibazo gikomeye kubera yuko nuzasaba ubufasha nutiga ntacyo uzageraho. Iyi ni impamvu ya kabiri abantu benshi batinya gusaba ubufasha. Iyindi mpamvu of course ni pride, ubwibone. Bamwe mu bantu bazi ko bazi byose no surumva ragatinya gusaba ubufasha kubera yuko afite pride cyangwa se no perfectionist. Perfectionist ni umuntu wumva yuko nta muntu wakora ibintu neza nkawe, ni ukora ibintu neza kuruta abandi bose. Icyo rero gasanga kibaye ikibazo kubera yuko wabona ari ubizi, ntabwo yemera help ku muntu n'umuri ruhande rwe, ahubwo waba yumva yego yabafasha abandi ariko ntumufasha. So nivuga ngo niba umuvyeyi ni perfectionist cyangwa se n'ufite pride yo kuba wasaba help, iki no munsi yo kugihindura. Hanyuma indi mpamvu ni yihe? Ni ukudashaka ko owinga favors back. Abantu benshi cyane iyo yanga gusaba ubufasha kubera yuko bavuga ati uriya muntu ni musaba ubufasha akamfasha, nanjye no kuvuga ngo ngomba kuzamufasha ikindi gihe. So nivuga ngo kudashaka owinga favor bigatuma ureka gusaba ubufasha, uvuga uti nanjye sinshaka ko azaza ngo asabe ubufasha. Icyo ni ikintu gikomeye. Hamero indi mpamvu yanyu, indi mpamvu ibanziriza yanyu ni connections. Bamwe muri mwe ushobora kumbwira ati ibi byose ngiye ntabyo mfite, ariko se kuri iki ntabasha kubona umuntu nasaba ubufasha bw'ukuntu natangira business, bw'ukuntu natera imbere, bw'ukuntu nakora. So impamvu nta connections. Abantu bamwe ntibasaba ubufasha kuko nta connections. Nta connections y'abantu bari successful afite mu buzima bwe yagisha inama yasaba ubufasha, bityo kubera ko nta connection afite, of course ntazabona uwo asaba ubufasha. Mwibuke Abavip uri average y'abantu muri kumwe, niba abantu muri kumwe ubarusha ubwenge bizakugora kubona usaba ubufasha. Hanyuma rero icyanyuma of course ni fear of rejection. Iki ni ikintu gikomeye. Harimo abantu benshi, iyi mpamvu hari abantu benshi bari abantu beza, ugasanga n'umuntu mwiza avuga ati jewe ndumva ntadizevinga gusaba ubufasha uriya muntu ndabona ari very important, uriya muntu ndabona ari busy, kandi uriya muntu ndabona ntaho ndagera kuba namusaba ubufasha. Ukitinya cyane, amakuru ko witinye bigatuma ntacyo basha kugira. Iyi story ngiye ndarelatinga nayo cyane kubera yuko hari one of my mentors ukomeye. This is a person mvuga ngo multi millionaires, uri mu bintu bya commercial estate uteye ubwoba. Narebaga ronge w'ahantu ndi n'ahantu hari havuga si umuntu ni gute nafata ko ni gute nakwandika email mubwira ngo apo mwanya musaba ubufasha. Kumva sindizevinga kuba nicaranye nawe, nkumva simbideserving, ariko rero Abavip icyo nababwira nuko maze kumenagura icyo kintu nka reaching out, yaramfashije mu buryo nta nibaza, ndetse n'uyu munsi aracyamfasha. Ni nayo mpamvu nagize inspiration yo kugira ngo mbahe iyi video, kubera ko mu gihe gishize gatoya hari ibindi bintu ngiye gutangira bishyashya ntarinzi na gato, ariho aramfasha mu still. So iki ni ikintu abantu benshi baritinya bitewe n'uwo muntu agiye gusaba ubufasha, akitinya akavuga ati sindahagira reka mbedetse. Ariko Abavip nimutinye, kuko the worst that could happen ni iki? Ni uko avuga ngo oya, kandi navuga oya ntupfa, urakomeza, so wapfuma umusaba. Izi nizo mpamvu zituma tudasaba ubufasha cyangwa tutazi gusaba ubufasha. Tugeze ku ngingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri noneho tumaze kureba niye mpamvu tudakunda gusaba ubufasha. Noneho tugeze ni gute noneho usaba ubufasha nk'umu winner, nk'umu business person, nk'umu entrepreneur ushaka gutera imbere. Ni gute ugomba gusaba ubufasha? Ikintu cyambere ugomba kuba specific ku cyo ushaka. Ugomba kuba specific, ugomba kubuzi ibyo ushaka gusaba mo ubufasha. Ni kuvuga ngo hari benshi cyo twicara twaganira ugasanga umuntu afite nk'ibintu 10 ashaka umufasha, ntibishoboka, ntibikunda. So you have to be specific. Ugomba kuvuza ati niki kintu nshaka kumfasha. Ndashaka kumfasha ukuntu nabona funds zo kubana ku investing, ndashaka kumfasha ukuntu na saving, ndashaka kumfasha ukuntu nabasha gutangira no kubaka business. So vuga ngo iyo usabye in general ufite ibintu 10-20 ushaka gusaba utari focused ku kintu kimwe, biragowe kuko nawe ntago ubuzi neza icyo ushaka. Ugomba kuba ufite cya kintu kimwe ushaka kubanza kugeraho, ushaka gufocusinga kubanza kugeraho, hama akaba ari cyo usaba. Ubundi buryo bwa kabiri, ugomba
kuri recognizing abantu bagufashije publicly. Iki ni ikintu abantu benshi badakunda gukora cyane cyane mu mico y'iwacu, kubera yuko nubwo umuntu yagufasha wapfa mubibwira bivuga mu ibanga n'abantu bake gusa, ariko nuko mbona abantu bake bakunda kugara imbere y'abantu akavuga ati uyu mugabo yaramfashije cyangwa uriya muntu yaramfashije, kubera yuko iyo bikoze n'uri recognizing abantu bagufashije muri past ukabivuga mu ruhame bizatuma abandi baraho mu ruhame bashaka gufasha, kubera ko bazi yuko uri umugabo uri recognizing. Iki ni ikintu gikomeye, iki ni strategy nkora all the time. Buri munsi nicaye n'umumenta wanjye cyangwa se umushiti wanjye tumenyanye w'umuzungu tukaganira n'umunyamerika, ndamubwira aho ngeze, nkababwira story aho ngeze, nkababwira amazina y'aba mentors banje bamfashije, nkababwira amazina y'aba business person muri quartier yacu bamfashije, nkabavuga nkabari recognize n'aba bantu yataza kubabo ntago nari kuba ngeze aho ndi uyu munsi. Guess what? Turangiza inama nk'iyo ngiyo, muzungu umwe cyangwa se mu mentors aho ngaho amaye business card akavuga ati okay, nawe ni ukeneye help uzambwire, kubera ko aziko ndi organizing abantu publicly bamfashije, nawe arashaka kumfasha kugira ngo nzamwe organizing. Iki ni ikintu gikomeye. Hamindi mpamvu no ku respecting their time. Actually hari ikintu cyisha abantu benshi bazi n'abantu baba hanze hose murabizi yuko hari ikintu abazungu bakunda kuvuga ngo African time, kubera ko bazi ko ntabwo twubaha umwanya na gato. Umuntu ushobora gusaba umwanya umuntu saa 9 ugaza saa 9:15, saa 9:30, hama kandi mwana kwicara ukajya muri list yawe y'ibintu ushaka umusaba, ariko ntu respecting umwanya we. Iki ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye cyane. Niba ushaka no gufata serious abantu bagufasha gutera imbere, respect their time. Niba nango mubaze ati niki nakora kuri uyu mwanya wawe, urakoze kuma uyu mwanya wawe, ntabwo mbyumva. Buri munsi nangije kubona aba mentors banye mfata umwanya at least nk'umuntu tumwe mbashimira kuba mpaye umwanya wabo. Iki ni very important. Hari ikindi kintu nacyo nukutagira gute, ntuba pressuring. Niba usaba abantu gufasha uba pressuring, you know. Hari experience nahuye nayo aho umuntu ashaka unsaba ko nagira icyo mufasha, nyuma akaza ugasanga umuntu atangiye amagambo akubwira ngo ndabizi kubizi, ngo ndabizi ko wamfasha, ngo please ntuvuge oya, ngo mfasha. Iyo ni pressure. Si ukusaba umuntu ngo gufasha, ahubwo umusaba utamushizeho pressure. Muguti ndabizi ko mushaka kumufita umwanya muke, kandi ndabizi yuko wenda ingingo mushaka kumutayizi, ariko se mwamfasha cyangwa se ntawe mwamfasha. Icyo gihe ubajije umuntu gutyo cyangwa se iyo wegereye umuntu gutyo uba umuhaye uburyo uko yavuga ati oya cyangwa se yego, ariko iyo ugatangira kumupressure ati please mfasha, icyo gihe pressure ntabwo nziza gushira pressure ku muntu ushaka agufasha. Hanyuma ikindi kintu nacyo ni kugira gute, nawe nukuba umuntu wiringa kugira gute, wiringa guhelping abandi, you know. Niba uri umuntu nawe udakunda gufasha abandi cyangwa se udakunda kuba watanga ubumenyi ku byuzi, biragoye. Kuko iyo uri hariya nawe ufasha abandi, at least ukaba helpful muri community yawe, abantu bashobora kubona yuko nawe uyu muntu ari helpful, kuko ari helpful natwe dushobora kuza kumufasha. Iki ni ikintu gikomeye. Natangiye kwiga nkigera hano njya mu communities atandukanye, nkatangira nanjye gufasha, hanyuma nkeneye ubufasha nanjye abantu bari bahari kugira ngo bamfashe. Hanyuma ikindi kintu cyanyuma of course no ku appreciating abantu regardless. Mvuga ngo niba wegereye umuntu ukamusaba ubufasha ntabashe kubuguha, please ejo nimungera gukubitana ahantu ntuzamurebe ikijisho. Nimo gukubitana mu bukwe ntuzamurebe ikijisho, cyangwa se mufite social media mugende mu blog kuri Instagram, ahubwo appreciate, mushimira regardless niba yavuze yego cyangwa oya, ukomeze n'umutima mwiza. Iki ni ikintu gikomeye. Ibiro biranjyana kwihe mpamvu biranjyana ku bintu udakwiye gukora iyo urasaba ubufasha. Ikintu ni ibintu bikomeye, ibintu udakwiye gukora urasaba ubufasha. Ikintu cya mbere, please do not use people. Nabuze ko nabisobanura neza mu Kinyarwanda, ariko ni ukutamanipulating abantu, you know. Manipulating abantu ibi bijyana no kuba, you know, ukabona umuntu all of a sudden abaye close cyane kuri wowe kubera ko afite ikintu ashaka, ariko yamara kubona ikintu ashaka akagenda. So ibyo bintu ushobora kubikora rimwe ku muntu, ariko ntabwo bikora 2, 3, 4. Sivuga ngo iki ni ikintu gikomeye. Harimo abantu bakunda kubikora, ariko ntuyusing abantu, ntuwe close ku bantu all of a sudden kuko ari cyo ushaka gukora. Ahubwo icyo ugomba gukora ni iki, no ku building relationships before you ask for help. Okay, ntutangire guhamagara umuntu kumubwira uti ndashaka uzaho kureba, ndashaka uzaho gira gute, ndashaka ko tujye gusangira.
ari uko ushaka kugira icyo musaba. Building a relationship first, okay? Mu building mbere yuko wagira icyo musaba. Ndababwiza ukuri muzabona abantu batangiye kubafasha mu buzima bwanyu kubera yuko murakora bino bintu. Kubera iki kana kantu ushaka mwongeraho abantu bari wise n'abantu bari smart basmeringa fake from distance. So nukuvuga ngo niba ushaka true people, abantu koko by'ukuri bagufasha, don't be fake, you know. Iki ni kintu nkora all the time, aba mentors, my friends, my business people, business nuza mentors tugendana niki, I text them on regular basis. I'm inviting for dinner on regular basis kugira ngo tugende twicare, not only iyo nkeneye ko amfasha. Iki ni kintu gikomeye. Rero VIP reka no turangirize turebeye hamwe ibyiza biva mu guba wasaba ubufasha cyangwa se help. Kuko mu VIP nkunda n'abanyarwanda ko bavuze ngo umutwe umwe wigira gute wifasha gusa. So iki ni ikintu gikomeye kandi muzi neza n'abantu benshi bavuga ngo niba ushaka kugenda vuba genda wenyine, ahubwo niba ushaka kugera kure jyana n'abandi. Very important. Ukeneye umuntu, ukeneye abantu bazagufasha mu buzima bwawe, bakazana ibyo udafite kugira ngo ubashe kugera kuri ya dream yawe. So rero benefit ya mbere yo gusaba ubufasha bigu protecting iki gukora mistakes kandi ziri catastrophic. Abantu bari muri business, bari muri entrepreneurship, murabizi hari ikosa ushobora gukora muri business yawe neza igafunga, bikaba ikibazo. Sivuga ngo rero kugira ngo wirinde gukora amakosa ni ukwigira ku makosa y'abandi bantu. So ugiye ku makosa y'abandi bantu rero now uprotectinga your dream from mistakes. Ibyo nibyo bikora gute iyo ubaza abandi bantu, iyo usaba abandi bantu gufasha. Benefit ya kabiri, wachivinga byinshi kandi vuba. Abantu bazi isi iki gihe speed ngo niyo the name of the game. So niba ushaka kugira speed ugomba gusaba ubufasha. Wachivinga mo nuvuga ngo ugira kuri byinshi utarugeraho wenyine, kuri ko abantu benshi bazana ubwenge udafite, bakazana ibyo udafite bakabigufashisha, hanyuma kanagera vuba kora ko ufite abandi bagomba kuhagera. Iyi ngibi na correlating gitangira hano muri real estate investing. Nk'umuntu nkanje wo mu imigro utangiye banki ntashobora kundenza amadeni 3 mu mwaka, ariko kubera ko nasabye ubufasha, one of my mentors anyemerera ambera bank and financing amazu 6 ku giti cye. Iyo ni speed. Ni kuvuga ngo nageze ku bintu byinshi mwanya muto ukora ko mfite ubufasha. Iki ni kintu gikomeye. Iki ni kintu cya gatatu, humility cyangwa se guca bugufi. Bira attractive cyangwa biri sexy. Bira attractive kubera iki? Kubera ko abantu benshi uzumve nta muntu uzakubwira ngo nkundura muti cyangwa nkundura mugabo, nkundura mugore, kubera yuko birata cyangwa se bashira abandi bantu hasi. Oya, bose bazakubwira ati nkundura mu kumuganiriye aca bugufi. Nuvuga ngo arumva, aragusekera, ari kind. Iki ni ikintu gikomeye. Humility is attractive. Nuvuga ngo uyu muntu ari humble, yabayereka abandi bantu bose ko atari no wrong, abareka nabo bakavuga. Icyo gihe bizana aba investors, bizana abantu baguha amafaranga, bizana bagufasha. Iki ni ikintu gikomeye. Izi ni benefits zo gusaba help. Iki ni ikintu nacyo of course ugira stress nkeya. Nk'ubu ngubu hari stress bingaba mu buzima ntajya ndyamana kubera ko nziko nabyuze nkasanga hari ikibazo, mfite umuntu ahamagara akamfasha. Iki ni ikintu gikomeye. Hanyuma ikindi kintu cya nyuma, be creating a stronger bonds. Ni kuvuga ngo iyo umuntu umweretse ko ukeneye ubufasha bwe, ukamufungura umutima, ukamwereka yuko hari ibyo utazi, ukamwereka weaknesses zawe, uwo muntu bituma buriya munarushaho kuba umwe, bituma murushaho gukundana. Ku buryo Jensi nkunze kubibona, ugasanga umuntu hashize nk'ukwezi akamaza ati cya kibazo cyarakemutse. Ukubona ko nawe anezerewe kuba yaragufashije gukemura ikibazo cy'ubuzima bwawe. Sivuga ngo bituma abantu, abakozi bawe cyangwa se team members mukorana baba vested muri vision yawe, bakumva numwe muri vision yawe, kubera ko ubere kuri we kandi ukababwira ngo bazi bagufashe mu bikorane. So kuvuga ngo ni ibintu mukoranye hamwe nabo bumva ari ibyawe, hanyuma bigatuma munarushaho kuba close nabo bantu bagufashije, you know. So izi ni benefits zo kuba wakora ibintu byose. So kuvuga ngo VIP urandeba ufite dreams, ufite ushaka kugeraho, uri muto uri mukuru, it doesn't matter. Niba kiriya kintu ushaka kugeraho, biriya bintu ushaka kugeraho, ukeneye abantu bazagufasha. Rero bazagufasha, ukeneye bazakuzanira ubwenge, ukeneye bazakuzanira amafaranga, ukeneye abantu bazagucira inzira
sinuvuga ngo menya uko ubaapproachinga ubabwire. So VIP ndabakunda cyane, ntabwo ushobora kurangiza iyi video ntababwiye yuko ni umu financial coach. Niba mushaka ko tuzaganira mu bijyanye na business no kwiteza imbere, mwajya kuri www.gaelkaromba.com. harimo ama information menshi ya free, hari n'ukuntu mushobora kubookinga umwanya tukaganira. Hanyuma ikindi nacyo VIP, niba wakunze iyi video sinshobora ntagusigira indi video, hari video nakoze ku bantu 4-5 kene mu buzima bwawe, ndashira hano hejuru. Nurangiza iyi video nawe tuyireba, ni video nkingi yagufasha cyane. So naho ubutaha, God bless, bye bye, ndabakunda.